nta nyigisho na ntoya Twagiramungu yagombye guha abanyarwanda, kuko Twagiramungu yahemukiye u Rwanda. Twagiramungu hari byinshi yangije cyane, nta n'icyo yigeze atunganya. Babivuze banabyanditse muri comments yuko n'ibigo byose yayoboye nta na kimwe yigeze ayobora neza. Ari muri style yavuyeyo bimeze nabi, ari muri Ferwafa yavuye bimeze nabi, ari muri mudeli byose byarahambutse. So byose nta kintu kimwe Twagiramungu twavuga ngo yasize kuri credit ye ku buryo abanyarwanda bazabimwibukiraho, uretse ibyo Mugabe yavuze byo kuba manipulative. Byo yari abishoboye, yari azi kumanipulatinga, yari azi kwishongora, yari afite ubwirasi bwinshi. Icyo rero nta achievement n'imwe. Ikintu kibabaje gusa nuko nyine abapfuye atanihanye cyangwa nasabe n'imbabazi abanyarwanda, nibura apfe kugira umurage muzima. Hari icyo bigeze kubaza Mugabe kijyanye n'imiryango ye, ngo niba hari icyo yaba yari afite imiryango ikomeye cyangwa yari ufite ukuntu yaba yarageze ku byagezeho abikuye ku miryango. Buriya Twagiramungu malgré tout yavukaga mu muryango mwiza. Ise abenshi bavuga yuko Gishungu bavuga ko ashobora kuba mu gihe cy'abakoloni yaranavuye hakurya aho ngaho muri Congo, hanyuma agakurira mu Rwanda. Icyo gihe imipaka yari itarabaho, so ntacyo byari bitwaye. Nyina wa Twagiramungu yapfuye Twagiramungu ari mutoya. Ise ashaka undi mugore, Anizi, bavuga ko yari umugore w'imfura cyane. Mu by'amoko Anizi yari n'umututsikazi, ni nawe wabareze. Twagiramungu muri za manipulation ze no kuba opportunist, buriya yari afite abavandimwe bavukanaga kuri uwo mugore w'umututsikazi. Ise bavuga ko yari umugabo w'imfura cyane, wabanye n'abantu bose, haba mu gihe cy'abami, haba no mu gihe cya nyuma yaho. Hanyuma uwo nyina nawe bakavuga ko nawe yari imfura cyane. Ikintu Twagiramungu aberaho opportunist binakabije nuko iyo avuga ngo double genocide, nuko nabo bavandimwe bavuka kuri mukase wari umututsikazi barishwe muri genocide n'abana babo. Ariko kugeza uyu munsi niwe muntu wa mbere uvuga ko genocide itabayeho, ayihakana. Ibyo rero ubwabyo bikwereka umuntu wari we n'iyo opportunism yiwe. Ikindi cya kabiri Mugabe yakomojeho n'abandi ni ikijyanye n'ukuntu muri genocide leta ya Habyarimana yamuhize, bakaza no kumenya yuko yahungiye muri minuari mu Babengari, bari abasirikare ba Bangladesh baranga kuri stade. Hanyuma bagahita batanga order yuko yicwa. Iyo order kubera ko inkotanyi zari zatangiye urugamba, zakapturingaga message zabo, barabimenya, bahita bohereza operation yo kujya kumwevakiwa. Unfortunately, kandi ibyo Twagiramungu yarabizi, unfortunately niyo operation attempt ya mbere ntiyanashobotse kuko hari n'umwana wacu wayiguyemo. Iya kabiri yo irashoboka, ariko benda no kumutwara bamwevakiwa muri boot, kuko baravugaga bati nitumwevakiwa tukagera kuri barriere bakamumenya baramutwica. Bamwevakiwa muri boot. Ibyo Twagiramungu arabizi, nta nubwo yigeze nabihakana. Ariko nyuma akaba utangira akavuga ngo inkotanyi zarisha arizo zamurokoye. Gushyirwa hari ibyo Mugabe yavuze ngo amaze guforinga out. Buriya Twagiramungu ntabwo yigeze aba modere as such. Twagiramungu ikintu yari azi ko ari umunyapolitike ukomeye, yajyaga anabyivugira ngo wakina politike yo mu bushorishori. Icyo yari azi ko azi ubwenge kurusha abandi bose, ko ashobora kumanipulatinga abantu bose kugira ngo agaragare nk'aho ari moderate. Ntabwo byari urundi rukundo, ahubwo ishyigikira inkotanyi ko zo zifite abasirikare, zifite intwaro, zizadukuriraho Habyarimana, tujye mu matora nyamwinshi imutore. Amaze kugera mu masezerano yarushaho, nyine urumva byahise bimuzamura, akumva ko inkotanyi nizimara gufata hazahita habaho nyine inzibacyuho y'igihe gitoya, hagahita horganizwa amatora, agahita ari utambuka kubera ko yari yizeye nyamwinshi. Ibyo rero amaze kubona ko bitanashoboka, cyangwa nubwo byanashoboka atari we bizanyuraho, atari we number 1 ushobora no gutorwa, nibwo yatangiye kujya
ahinduka, ariko ubundi n'ubundi ntago yari yarabaye muzima, ahubwo yasubiye kujya kuba uwo ari we. He got back to himself. Kuko munabitekereje nubwo bigoye kubyumva, muri iriya myaka Twagiramungu yashakiyemo, Mugabe yahoze avuga ko yanavutse muri za 20, ariko buryo ntabwo ari 20, ni 45 ngira ngo. Muri iyo myaka Twagiramungu yavutsemo, muri iyo myaka yashatsemo, dutekereza ko ashobora kuba yarashatsemo, umuntu wari gushaka kwa Kayibanda ntabwo yari umuntu n'importe qui. Banayivuze yuko yize muri McGill, University of McGill, ni university ikomeye, ntabwo ari umuntu wari wese wari kuyijyamo. Kuvuga rero ngo bamwemere ko ahashaka nuko yari afite n'ubundi ko ahagaze muri iyo politike y'abaparimehutu. Kuba rero ubwabyo ahindukira akavuga ngo ni modere, ubu modere se bwe bwari kuva he? Yari afite umutwe yashinze w'amajyogi, bamaze gucikamo kabiri hajemo bya power. Yajyaga yirwa muri stade ababyinisha babwira ngo ikirani nikizavaho impundu zizavuga. He knew, yari azi neza ibyo yavugaga, kuko ikinani cyateguraga jenoside kuvaho se cyari kuvanwaho nande ko wari ufite opposition we yari afite imbaraga zivanaho ikinani. He knew what he was doing. Rero ibya Twagiramungu ni byinshi, gusa ntihagire umuntu wongera kubayobya, wenda n'abakiri bato baraha, ngo hari isomo Twagiramungu yasigira abanyarwanda. Nta na rimwe. Isomo rye ni iry'urwango, ni iry'amacakubiri, ni ryo gucabiranya. Biriya yakoze byo kwihoma ku bantu bahoze muri MRND n'abasederi n'abo ba FDLR, nabo ubwabo bari babizi yuko yigeze kuvuga ngo yigeze gutuka Rusesabagina avuga ngo ni umupishi, ngo ariko u Rwanda rwaragowe, ngo umuntu nka Rusesabagina ngo umupishi koko, ngo nawe ngo aje gutegeka u Rwanda. Bukeye mu gitondo arahindukira ngo agiye gufatanya nawe. Ibyo byose byagaragazaga ubwo bucakubiri n'ubucaribiranya bwe, kuko yari umuntu ugira ego iri hejuru cyane, akumva ko ari ugomba guhora avugwa. Iyo bonaga ari umuntu ufite fame kumurusha muri iyo sako yabo y'ibigarasha n'interahamwe zose, yagomba gukora uko ashoboye kose kwa murwanya. Mu minsi ya nyuma abonye ko ibyo birimo kumurangira, nagewe naranamubonye nta n'imyaka 2 irashira muri aeroport yo mu Bubiligi, ameze nabi, ikote risa naho ryo rimwambaye, ariko afite ivogonyo, ururimi rwo ari kuri antene za Mukarugomwa muri ya televiziyo yabo, ntabwo wagira ngo wanagwamenyaga ko ari we. Ururimi na nyirarwumenya nta n'icyo banapfana. Wabonaga ko arushye, ananiwe, ashaje, ariko ururimi rwo rwose mva yaravugaga zigati zazo, kubera yarazi kwishongora cyane. Arako Mugabe yibukije yavugaga ngo ayinya, yakundaga kuvuga cyane kugira ngo akwereke ko yakwemeje nyine. So rero rwose kuba agiye nk'abandi bwo babivuze, ntabwo nibaza ko ari umunyarwanda byashimisha ko umuntu yapfuye, uretse ko atanapfuye arashaje, wenda no gukura byari birimo, sinzi niba yararwaye. Numvise minisita abivugaho, wasanga wenda yanarwaye, ariko no gukura yarakuze. Rimwe na rimwe rero turemera ko ubuzima it's a circle, twese niyo tujya, umuntu arakura, yagira Imana akanaramba, akanasaza. Hari benshi abacu bavukijwe ayo mahirwe yo kuramba. Uyu munsi niriwe Busasamana Nyanza mu rwibutso rwaho, ndimo gushyingura abana buzukuru ba data bishwe muri jenoside. Hari abataragize n'ayo mahirwe yo kuramba ngo banakure. Ariko rero rwose n'abakiri bato bari hano, abavutse nyuma ya jenoside bamwumvise mu makuru batanamumenye, ntihagire umuntu ubifatira ngo Twagiramungu hari inkuru nzima, hari inkuru nziza asize imusozi. Twagiramungu yarumbiye u Rwanda, yagize opportunities, yari afite amahirwe menshi yo kugira ikintu kizima yakorera igihugu, ariko yahisemo kutubera sinamenya. Kera yajyaga avuga ngo abadogishoma, ubona ari umuntu w'umusportif uri aho ngaho, ataratangira kuvangavanga ibya politiki, abantu bakanabimukundira ko yari azi gushyenga no kwishongora. Nyuma aza kubyangiza, ibintu byo gushaka guhakana jenoside abizi neza, afite indimi ebyiri yarigeze kuyemera, yarangiza bugacya akayihakana, mwarangiza mukavuga ngo hari ikintu ngo yamariye abanyarwanda. Nta na kimwe cyo kora. Ikibaho cyabaje nyine no gupfana iryo pfunwe atarigeze anabyihana, niba yaragize n'amahirwe.
ariko tuzamwibuka nyine nk'umuntu wahemukiye u Rwanda, ariko ntituzamwibuka nk'umuntu wagiriye neza igihugu. Ubwo ngira ngo mbe ndekeye aho, turakomeza